Reka nizere ko umeze neza cyane wowe udahwema gukurikirana gahunda zica hano kuri Intashyo Empire. Nkwifuriza kumererwa neza cyane kabisa muri gahunda urimo zigiye zitandukanye. Anyways, ngufitiye amakuru menshi ariko reka mpere kuri iyi ngiyi. Ku itariki 6 z'ukwezi kwa 12 umuhanzi w'indirimbo ziramya Imana zikanayihimbaza Israel Mbonyi arateganya kujya gukorera igitaramo mu gihugu cya Tanzania. Nkubwire ngo iraza kuba ari inshuro ya kabiri Israel Mbonyi agiye gukorera igitaramo muri iki gihugu cya Tanzania. Israel Mbonyi nakubwira ngo ufatwa nk'umwe mu bahanzi bakomeye muri gospel muri aka karere duhereyemo ka East Africa, agiye gutarama mu gihugu cya Tanzania mu cyitwa wakati wa Mungu double impact season ya gatatu. Nkubwire ngo nibwo Israel Mbonyi agiye kongera kujya gutaramira muri Tanzania muri section yitwa wakati wa Mungu double impact. Igitaramo nyine gisanzwe kiba ngaruka mwaka ariko kigiye kuba ku nshuro yacyo ya gatatu. Nkubwire ngo rero Mbonyi aheruka muri Tanzania mu mwaka wa 2024. Urumva kuba Mbonyi agiye gutaramira muri Tanzania ni ibintu byiza, ni ibintu byo kwishimirwa, ariko iyo ntabwo ari yo nkuru ahanini nari ngiye kukubwira. Israel Mbonyi ni umuhanzi ugiye gutaramira mu gihugu cya Tanzania, ariko igihugu cya Tanzania kugeza n'uyu munsi bivugwa yuko kitari cyaba stable nyuma y'imvururu zaturutse mu matora y'umukuru w'igihugu yabereye muri iki gihugu cya Tanzania. Ubwire ngo ku bintu bijyanye na entertainment, ibintu bijyanye n'imyidagaduro biri mu bintu byabaye nk'ibisubira inyuma, cyane ko Generation Z yo mu gihugu cya Tanzania ivuga yuko abahanzi bo muri iki gihugu cya Tanzania babatereranye ku rwego babona yuko ntabwo bigeze banezezwa n'umwifato wo kubona hari urubyiruko rw'abanyetanzania rwishwe, ariko nyamara abitwa nk'aba influencer cyangwa se abahanzi bakunzwe n'uru rubyiruko ntibagire icyo bavuga. Ibiro byatumye abanyetanzania benshi bavuga yuko ntabwo bazigera n'umunsi na rimwe bongera kwemera ko aba bahanzi bagira ijambo bafata muri Tanzania. Ibi ngibi rero birimo biragenda bigaragara cyane mu bijyanye n'ibihangano abahanzi barimo barasohora, kuko nahoze ndeba nk'indirimbo y'umuhanzi witwa Zucerutse kujya hanze. Ubusanzwe nyuma y'icyumweru zabaga ari indirimbo zimaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni, ariko nabonye ifite 100,000 n'indirimbo ya Alikiba. Bigaragaza ko abanyetanzania bavuze yuko umuziki ndetse n'aba bahanzi bo muri Tanzania bagiye kubabaninga. Rero nyuma yuko igitangazamakuru Clouds FM, kimwe mu bitangazamakuru bikomeye muri Tanzania, gisoye post ivuga ko Israel Mbonyi agiye kugaruka mu Rwanda, muri comment section abantu benshi birukiyemo baravuga bati uyu mwana w'abandi babe bamuretse, cyane ko ku itariki 9 hari imyigaragambyo yateguwe na Generation Z n'ubundi ikomeje kwamagana ubutegetsi bwa Samia Suluhu Hassan. Nkubwire ngo iyi myigaragambyo urumva izaba Israel Mbonyi azatarama ku itariki 6 imyigaragambyo kandi iteganijwe ku itariki 9. Rero abantu benshi muri comment section bakomeje kubwira Israel Mbonyi bati rwose turagukunda, uri umuririmbyi mwiza, ariko kuri ubu ngubu dufite ibibazo by'igihugu dukeneye kubanza gukemura. Rero ntabwo dushaka ko ibi ngibi naye byazakugiraho ingaruka. Abantu benshi muri comment bagiye bavuga bati rwose Israel Mbonyi mumubwira baretse kuza muri Tanzania, kuko kuri ubu ngubu dufite gahunda turimo turategura kwikorera ku itariki 9, niyo mpamvu nta bindi bitaramo. Mubwire ngo abanzi bose bari bafite ibitaramo mu gihugu cya Tanzania barabisubitse bitewe n'iyi myigaragambyo ikomeje kugenda ifata indi ntera. Ibi bije nyuma yuko hari amashusho ndetse na report yashyizwe hanze na CNN igaragaza ubwicanyi bw'indengakamere bwagiye bukorwa na leta ya Samia Suluhu Hassan mu gihe cyo kwiyamamariza kuyobora iki gihugu. Rero abanyatanzania bakavuga ngo Israel Mbonyi ni umuhanzi mwiza wa gospel urimo Imana, twakwishimiye kwaza kuturimbira abanyatanzania tumeze neza dufite amahoro, atariko nabahagaritse gato dufite ibintu turimo turategura byenda kuba ku itariki 9. Rero ibi ngibi byabaye nka warning cyangwa se nko guteguza Israel Mbonyi, cyane ko bimaze kugaragara ari muri Tanzania ko bafite ukuntu babwirana ikintu ndetse ikintu babwiranye kigakura cyane, ugasanga ibintu batekerezaga nk'iby'umuhanzi ashobora kugenda expectinga kubona ugasanga sibyo abonye. Ubwo rero sinzi, ubwo no gukomeza gusengera umuhanzi wacu Israel Mbonyi urimo ranategura Mbonyi cyambo
live concert. Icyambu live concert n'ubundi ni edition zabibaye ku nshuro ya kane, ni igitaramo asanzwe akora ngaruka mwaka kiba ku itariki 25 kikazabera n'ubundi Biki Arena. Ngibyo rero uraza kumbwira muri comment section ese mbonye uru rugendo akwiriye kurujyamo cyangwa se akwiye kugira amakenga, cyane cyane ko abantu bayepfiriye nabonye bararakaye cyane. Update yose iri hanze uyisanga hano kuri Nasho Empire. Ugenda ukoza subscribe ngende Amini Nasho.